ubundi mwana reka nkubwiye ukuntu ibintu bimeze. Ubu rero ikintu bita ubwiru. Ubwiru ni boru badashobora kubwira abantu, urumva, ariko nanone bashobora kuvuga, urumva, izo boro bakaba bazibwira abantu ariko bafite mind soshona, urumva, zo gufata ibyo bintu mwana. Urabona buriya, reka nkongo urugero, uzi urabona Adamu na Eva, so abantu batubye ngo babayeho kera babaje kuba muri Edeni, barabakoboye ntago ariko kuri, uri kumva mwana. Buriya Adamu mbere yuko abona na Eva, uziko Eva ari madamu, buriya yari afite umugore indese Adamu. None se wavuye kandi Adamu nuza Eva ari we wambe. Buriya Adamu yaje ari umugore wa kabiri, ariko mbere yuko Adamu abonana na Eva arafite umugore. Urimo urancanga bro. Nibyo shaka kuvuga. Bible ivuga yuko ari we mugore wa mbere, kuko biri avuga ngo reka tumuremere umugore umukwiriye. Yego nyine nivuga ni we muntu wa mbere wabayeho. Nibyo nakubwira ko ari ubwira umusirikare. Yari afite umugore wa mbere. Urumva? Uwo mugore baje kugirana ibibazo. Urumva ibi niyo mpamvu nakubyaga ni ibintu by'ubwira ibintu njya mvuga mani. Breaking news reka nitenyemenera hano. Urumva? Yari afite umugore ariko Imana yari yarashizeho uburyo mani bakora ikintu bita imibonano mpuzabitsina. Sibyo? Bayikoraga rimwe mu mwaka muri icyo gihe uburyo babaragamo. Noneho umugore aza kuvumbura tekinike yuko agomba kujya hejuru y'umugabo. Kandi umugabo ari ugomba kujya hejuru y'umugore. Zaba dukurikiye abantu bakuru nyine benda baraza kubyumva. Umugore aza gucika. Acitse Adamu ahita abwira Imana ati rero ngo wa mugore wamaye ishindikana nadiririmo yacitse. Imana yohereza abamarayika. Iramubwira ati subira muri Edeni ryo kuri umugabo wawe. Urumva? Umugore rero baza ngo yitwa ndariko hauzi kubaza bamwitaga Lilith. Lilith rero abamarayika mana Adamu buri yagize abapeti benshi bagiraga amafi mu ijana. Ariko buri Bibiliya yivuga ngo ni babiri. Ebana Lilith rero aravuga ati uramukoboyi namenye amakuru yuko Imana mureme undi mufasha. Urumva? Yabonye undi mugore. Lilith aragaruka mu ngobyi ya Edeni. Rero mu kugaruka mu ngobyi ya Edeni asanga already Imana arangije kurema yamaze kumuha undi mufasha. Ariko ubundi Lilith yongeye aryamana nande na Adamu. Amwiba ikintu bita intanga. Urumva? Azibye acomoka muri Edeni. Acomotse muri Edeni ajyana intanga zane za koboyi. Koboyi Adamu arangije mu bya bitozi byiwe yongera banga nde apanga Eva. Nuko cyaha cyabayeho. Ibi babyita ubwiru. Impamvu rero babyita ubwiru niyo mpamvu abantu badashobora gushona bino biboro. Imana irabihishura ikabyereka abantu mana, ariko nyine ntabwo ushobora kumenya. Uzabire ngo kubita indi revelation yindi. Ukumva se? Yongiye noneho ni matata. Nakasamo. Uribuka ko tugeze gukomoza ku biboro twereka ukuntu umugabo bitaga Yona yanze yinangiye umutima akagenda ajyana bitaga Nineve. Agahita Imana amutumye. Nineve igira Tarushishi. Jama gatana. Mu gutana Bibiliya avuga ngo urufigo rwayimize Yona. Rero mu kumira Yona aromazemo iminsi 3. Amaze kurumaramo iminsi 3 mu nda y'urufi urufi ruza kumuruka. Ariko Yesu yaravuze ngo nta kindi gitangaza abantu bateze kuzongera kubona muri iyi si ya rurema. Bivuga ibintu byose ubona bibaho nta gitangaza kibaho. Aravuga ngo igitangaza cyabayeho ngo ni igihe Yona yabaze iminsi 3. Igihe yavugaga ko azapfa akazuka ku munsi wa 3. Ngo n'ubwira. Urumva? Rero no kuvuga Yona yasobanuraga Yesu yasengurizaga Yesu buriya. Yavugaga Yesu. Yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Mwereke nandi ya boro mwereke isano Yesu ari. Yesu ari ahantu henshi. Yesu buriya urabona ikintu bita Betelehemu. Betelehemu bisobanura inzu y'umugati. Ni mundyaho. None se Yesu ni ibiryo. Ni mundyaho. Byasobanura ko ari we mutsima utanga ubugingo peti yangu. Ariko rero reka ngubwira umundi. Urumva? Ngubwira buriya urabona nk'abantu nyine bakorera muri 3D nk'uko twacu babano kwisi. Ibyo zabe gusharinga ubutaha nigeze kuva no umuntu arimo kubimbazaho ubutaha nzakwereka ukuntu habayo
impamvu Imana igira amazina menshi urumva zakwereka no kuntu Yesu bamufashe bajya kumushugunya hano mu manga arabe ati ngo ndababwiza ukuri yuko Abrahamu umuvuga atarabaho nari ndiho kai urumva bro ariko ibyo ngibyo wenda abantu bashobora ati twari tubizi ariko nzashaka kuzirikana ikintu bita isanzure n'ikintu bita ibimanuka hari abantu buriya bahita babyumva ibimanuka ukuntu noneho dufitanye isano n'ibintu urabona iyi si dukoreramo iyi ngiyi mwana iyi si nyine ibigaragara yo kurya yo gukaraba gushaka amafaranga ugatigita ariko buriya hari ibindi biremwa tubana nabyo biba byaravuye hanze tutazi ibyo tuzabivuga umuzi none ntabwo ni ibinyabwenge nyabwenge bifite tekinoloji ahubwo ejo bundi umva reka ngutere inkuru urabona ejo bundi hari video nabonye uno munara wa Nusa ino pyramid yo muri Egypt nabonye ukuntu yubatswe kuko n'abantu bo muri Egypt ntabwo bazira pyramid bavutse bayisanga none nabonye video yerekana ko yubatswe na Nusa n'ibivejo ubundi hari abantu uribuka story ukuntu bavuga ngo abamarayika ngo babimutse abagore ku isi barangije baraza baryamana nabo babwiye abantu barebare b'amajeya abanelaki nimba nibuka neza abanaki kuko nabo uribuka yuko bari bafite za metero 8-10 na zingahe none se uzi ko baje kurimburwa bari abantu sikiya gihe Imana abonye isi ngibona ko ebana yamaze kuba uburobe biravuga ati ebana isi reka nyirimbu ariko uwo nguwo warimbuye isi yitwaga nde urumva nyine hariho Jehova Rafa urumva ayo si amazina y'Imana menshi cyane urumva Nuza Adonai Vara Shilo urabona bariya ni Imana mariza zihari zirakara ziteza z'uburakari ari zahina noneho zikiza n'indwara izo ni Imana zigiye zitandukanye ariko ziri combine mu Mana imwe boro ntago wayumva mane urumva noneho bavaho wa boro ibyo irimbura inoze abandi bantu rero baje ari abantu batagomba kurenza imyaka muri za 20 n'ingahe n'iki banuza bagiraga mu ijana mu gihumbi ahubwo ariko basiga icyo bita knowledge buriya ikintu Imana yatanze ku isi cyonyine ni love man na life n'ubuzima ni kuvuga ngo nyine Imana itanga ubuzima buryo nyine twe tuyibonamo tuyivugamo harimo n'icyo kintu cy'ubukoroni nyine urumva cyo kuza imbere y'Imana ukayibyatsa Imana ndakwinginda gushima ko wampaye diplome ukibagirwa ko wafashe imyaka 12 wiga nyine ukubona nyine ko nyine wicishije amazi ariko hari ibintu nyine bitaba biri na ngombwa mushito wacu kare wa story ngo kuntu mubwire Balenciaga so ngira ngo ubutaha wenda tuzabiganiraho kugenda cyagenda inzira ariko hano showroom wamukira ara boss gusa turagiye muri kiyofu hano nta showroom wapfa kuba babwira ariko babwira abakozi bawe ko ibyo gushaka muri aka kanya rero murabizi ko amasaha yageze ni ugutaha ariko ngiye kugira information yo kurya shawarma ngera happy na Erkin shawarma twayibonye ushaka shawarma umuze tubaye kuri shawarma Ay, good. Yeah. How much are you? You want shawarma? One shawarma. Chicken or beef? You want beef? Chicken, beef. How many? 3. Big or small? No. Beef? Beef. 1 beef? 3 beef? 3 beef chicken. Big, small. Small like me. Anything else? Beef, huh? Yeah, outside. Take away, yeah, take away. Take away? That's all? Anything else?
You want to sit here? Huh? You want to sit here? We can sit here. What do you want? Can sit fine. Yeah, we can sit fine. No problem. I will deliver it for outside. You can sit down. Alright. So rero so biraterwa rero tugiye kurya urumva tugiye kurya ibigoro bimwe byata tugiye kurya chicken tugiye kurya shawarma na chicken parata so ibintu ni chicken ni beef shawarma cyangwa byose bikomeza byita chicken shawarma byose ngenda bivanga so ngira ngo ni ibyo ngibyo tu so by the way aha turi muri ntabwo iryo jwi rigerayo turano ni Beirut restaurant right ntabwo iryo jwi rigerayo man Arias oh hey yeah so now turategereza iminota mike hanyuma tutadutasi cyangwa urashaka ko dukomeza kuba ibindi ubaye sho ubaye sho tuzi sho reka tubaze turye kwanza hanyuma tukaba turaza kubigiza hanze hano tumaze ibyo murabona ko abantu baza kureba basa neza bashaka icyanga reka tugaruke mu kanya sasa hakuna vitu vya kuoga intoki hano hano ni nta byo koga intoki yakuwa watatu yeah bro umva hano turarya nta mikino izi ngizi bazita amasarata amaki amasarata inyama ya danger amaye nka kantu kawe gatandatu inyanya aka kantu